niba utaruzi uburyo abayobozi bizihirwa akanyamuneza kabasaga ngo ayikaze kuri iyi video. Kubera impamvu zinyuranye abakuru b'ibihugu twaguteguriye barizihiwe birenga umutima, bigaragarira mu mbyino beretse abaturage n'isi. Ariko kandi si ukubyina gusa, ahubwo ni n'umuco, n'imiyoborere n'ibindi bishobora kuba imbarutso y'imbyino berekanye. Ikaze dukurikiza izi video zanigaruriye imbuga nkoranyambaga za bamwe mu bayobozi b'ibihugu bakunzwe muri Afurika no ku isi yose. Ku mwanya wa mbere hari Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi. Tugiye kureba umunsi Perezida w'u Burundi yifatanyije n'abakaraza b'ingoma z'ibwami. Muri Mutarama 2022, Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga ubwo yifatanyaga n'abakaraza b'ingoma ku kigo ndangamurage cy'ingoma cya Gishora. Yari yambaye imyambaro gakondo y'abakaraza afite n'imirishyo. Nyine icyubahiro ntiyagarukiye ku kureba igitaramo gusa, ahubwo yinjiye mu murongo w'abakaraza maze yifatanya nabo kubyina no kuvuza ingoma. Kuba bibonaga bwa mbere byasaga n'igikorwa gisanzwe cyo kwidagadura, ariko ku Barundi bihebeye iby'umuco n'akaranga uwo wari umwanya mwiza ufite agaciro n'igisobanuro cyimbitse. Siniguze igihugu igihumeka sinasorekeye gusorora abasha. Ewe Burundi dukunda uri igihugu cifashe tokera tugushemeze mu ruharamba. Gishora ni hamwe mu hantu h'ingenzi h'umurage ndangamuco w'u Burundi, habitse ingoma z'ubwami zimaze ibinyejana byinshi zigaragaza ubutegetsi, ubumwe n'ubusugire bw'igihugu. Kera mbere yuko hajyaho inzego za leta z'iki gihe zishingiye kuri Repubulika, ingoma zari ijwi ry'igihugu zitangaza ibihe bikomeye kandi zishimangira ubutegetsi bw'abami. Iki kibanza cyangwa se aha hantu ha Gashora hafitanye isano n'umwami Mwezi Gisabo wayoboye ibikorwa byo guhangana n'abakoloni b'Abadage mu mpera z'ikinyejana cya 19. Nkuko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu, Perezida Ndayishimiye yakunze kuvuza ingoma akiri muto. Uko kwifatanya n'abatimbo ba Gishora byagaragaje urwo rukundo ndetse n'icyifuzo cyo guhuza ubuyobozi bw'iki gihe n'umurage ndangamuco w'u Burundi. Cyari igikorwa cyo kugaragaza indangagaciro akunze gushimangira mu buyobozi bwe, gukunda igihugu, kubungabunga umuco no kwimakaza ubumwe bw'Abarundi. Ku mwanya wa kabiri hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni igihe yifatanyaga n'abandi mu mbyino y'umushayayo. Mu nama ya Unity Club Intwararumuri yabereye i Kigali ku itariki 12 na 13 Ugushyingo 2022, habaye umwanya wihariye watunguye kandi ushimisha abanyarwanda benshi. Mu gihe abayobozi bakuru, abahoze ari abayobozi n'abo bashakanye bari bateraniye hamwe mu rwego rwo kwizihiza ubumwe n'ubwiyunge, umuziki ufite aho uhuriye na gakondo waratangiye. Muri uwo muziki harimo indirimbo ya Masamba Intore yise Karamera Udasumbwa, yakunze kugaruka ku butwari bwa Perezida Paul Kagame n'uruhare rwe mu mateka y'u Rwanda rw'iki gihe. Mu buryo butunguranye, Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame barahagurutse maze bifatanya n'ababyinnyi. Imbyino yari umushayayo, imwe mu mbyino gakondo ziranga ubwiza n'umuco nyarwanda. Iyi ni imbyino yigana ubwitonzi n'uburanga bw'inka z'inyambo, aho amaboko azunguzwa buhoro buhoro agaragaza amahembe yazo meza. Ni imbyino isobanura kwicisha bugufi, icyubahiro, ibyishimo no gukunda igihugu. Perezida Kagame ukunze kugaragara nk'umuntu utuje, ikinyabupfura kandi ukunda kugendera kuri gahunda, kubona yifatanya n'abandi muri iyo mbyino byagaragaje uruhande rwe rworoshye kandi rwuzuye ibyishimo. Ariko byari bihuye n'intego ya Unity Club yo gushimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Kimwe nk'uko yanatambukije ijambo n'ubutumwa, Perezida yanatanze urugero binyuze mu muco. Ku mwanya wa gatatu hari Perezida Zelensky wa Ukraine. Uyu we mbere yo kuba perezida yari umubyinnyi.
mbere y'uko aba perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari umwe mu bantu bazwi cyane mu myidagaduro yo mu gihugu. Mu mwaka wa 2006 yitabiriye kandi atsinda irushanwa rya Dancing with the Stars ryo muri Ukraine, agaragaza ubuhanga mu mbyino, icyizere ku rubyiniro n'ubushobozi bwo gushimisha abarebaga. Amashusho yo muri iryo rushanwa amugaragaza imbyino zitandukanye za ballroom n'izigezweho afatanyije n'ababyinnyi babigize umwuga cyangwa se abasanzwe bazwi ku izina rya choreographer mu rurimi rw'icyongereza. Hari n'ikindi gihe Zelensky yigeze kubyina yambaye inkweto ndende high heels. Imwe muri video zatunguye abantu benshi ni yagaragaje Volodymyr Zelensky abyina yambaye inkweto ndende z'abagore high heels. Iyo video ni y'ukuri. Iyi video ni ukuri, ntabwo ari AI. Ariko yafashwe mu mwaka wa 2014 mbere y'uko yinjira muri politike. Icyo gihe yari umunyarwenya n'umukinnyi wa filime uzwi cyane muri Ukraine. Icyo gitaramo cyari cy'urwenya rwo kwigana itsinda ry'ababyinnyi bo muri Ukraine ryitwa Kazaki, rizwiho kubyina ryambaye inkweto ndende. Nk'umukuru w'igihugu ufite ibibazo bitandukanye biturutse ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, batungurwa no kubona ko mbere y'umuhanzi ufite impano zitandukanye. Ku mwanya wa kane hari Vladimir Putin w'Uburusiya, igihe yabyiniraga mu bukwe bwo muri Autriche. Mu kwezi kwa 2018 imbyino imwe ya Vladimir Putin yaciye ibintu ku isi hose. Perezida w'Uburusiya yari yitabiriye ubukwe bwa Karen Knessel, wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Austria. Muri uwo muhango Putin akaba yarabyinanye n'umugeni imbyino gakondo ya waltz, maze amafoto n'amashusho by'iki gikorwa bikwirakwira mu itangazamakuru mpuzamahanga. Ku ikubitiro byasaga n'ibisanzwe bibera mu bukwe, ariko kuba byari birimo umwe mu bayobozi bakomeye cyane ku isi ndetse n'umwe mu bayobozi ba Austria byatumye abantu benshi ku isi batangiye kubiganiraho. Putin yabyinnye imbyino ya waltz ifite amateka akomeye cyane muri Austria, akaba ari imbyino ifatwa nk'igice cy'umuco, ubusabane n'ibirori by'icyubahiro byo muri icyo gihugu mu rwego rwo kwifatanya n'umuco. Ariko kandi ayo mashusho yateje impaka muri bamwe mu banyepolitiki n'abasesenguzi, bakibaza icyo ayo mafoto yashoboraga gusobanura mu mubano hagati ya Austria n'Uburusiya. Putin akunze kugaragara nk'umuntu utuje kandi wirinda kugaragaza amarangamutima menshi mu ruhame. Iyo mbyino ikaba yarahaye abantu amahirwe yo kumubona mu bundi buryo butandukanye, yisanzuye kandi yifatanya n'abari bari mu birori. Byerekanye kandi ko rimwe na rimwe intambwe nke ku rubyiniro zishobora gukurura ibiganiro byinshi kurusha uko abantu babyibwira. Ku mwanya wa 5 hari William Ruto wa Kenya. Mu mwaka wa 2025 Perezida William Ruto wa Kenya yashimishije abantu benshi bari bari i Kisumu ubwo yifatanyaga n'abahanzi babyinaga indirimbo yakunzwe cyane yitwa Donjo Mabel, umuhango wo gutangiza gahunda ya Nyota igamije gufasha urubyiruko. Tunisia speaker we mash it up, fire we light it up, oh, Donjo Mabel, Donjo Mabel. Tuko tao CBD kwa penthouse wanadhani. Igihe umuziki watangiraga gucurangwa, umuririmbyi Iyani yerekanye imbyino zari zarabaye kimenya bose ku mbuga nkoranyambaga muri Kenya. Perezida Ruto nawe yese yifatanya n'ababyinnyi, ibintu byakirijwe amashyi menshi cyane n'ibyishimo by'abari bitabiriye umuhango. CBD ni guesswork, lakini jwabidi tunazoza na ni magrami tundo tunangoja. Donjo Mabel kwa mdomo ni kuber na doba juni mwaki ukipende. Twende chini chini, twende wapi nduru wewe. Iri zina Donjo Mabel ni rikomoka mu rurimi rw'Ikidoro, rikaba risobanura hafi kuvuga akira neza cyangwa se injira neza. Kwibyina ko bikaba byaratumye imezi yakurikiyeho ihinduka ikimenyetso cy'ibyishimo, icyizere n'imbaraga z'urubyiruko, ibyaje gutuma abantu benshi batangira kwibyina kuri TikTok n'ahandi. Uretse imyidagaduro, uwo mwanya wari ufite n'igisobanuro cy'umuco. Kubyinira ku ndirimbo ishingiye ku muco n'ururimi rw'Abaluo byagaragaje uburyo bwo kwifatanya n'abaturage no guha agaciro umuco wabo. Ariko kandi Ruto akunze kuba mu perezida bazwiho cyane kubyina mu nama rusange, mu birori no mu bikorwa bitandukanye by'abaturage. Ibi byabaye kimwe mu bimuranga, bikamufasha kugaragara nk'umuntu wegereye abaturage. Ku
ku mwanya wa gatandatu hari Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twinjire neza mu ijoro Obama by'imikino y'Abanyakenya. Mu mwaka wa 2015 indirimbo imwe y'Abanyakenya yahinduye ibirori bya diplomasi biba igikorwa cy'umuco cyavuzwe ku isi yose. Iyo ndirimbo yari Sura Yako y'itsinda Sauti Sol. Mu birori Perezida Uhuru Kenyatta yari yakiriye i Nairobi, iri tsinda ryaririmbye imbere y'abashyitsi bakomeye barimo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Ubwo umuziki watangira gukwira mu cyumba, Obama yarahagurutse maze agerageza kubyina imbyino ya Lipala abishishikarijwe na mushiki we Omar Obama. Bidatinze Margaret Kenyatta n'abandi bashyitsi nabo bifatanya mu mbyino. Mu kanya gato byara amategeko n'imihango ya diplomasi bikunze kubahirizwa hari abanyacyubahiro cyane cyane abaperezida, byahise bisimburwa n'ibyishimo, umuziki n'ubusabane. Kuba Obama yarinjiriye muri iyo mbyino byagaragaje imico akunze kumenyekanaho cyane yo kwegera abantu, koroshya umubano no kwifatanya n'abaturage. Ni igikorwa kandi cyari gifite ibisobanuro byihariye nk'umunyakenya ufite inkomoko muri Kenya. Ku ruhande rwa Kenya uwo mwanya ukaba werekanye ko umuco, umuziki n'ubuhanzi bishobora kuba kimwe mu bikoresho bikomeye byo kumenyekanisha igihugu ku rwego mpuzamahanga. Wakoze cyane kuri kino kiganiro na Jean Didier Tumukunde. Reka duhure mu bindi biganiro. Ukande subscribe n'ubutarigize ubikora, share hamwe na like.